Celestin waramutse neza. Baramutse cyane. Aya makuru nawe wayabonye ra? Amakuru nayabonye cyane. Uravuga ngo wayabonye se nari nakubwira ayo ariyo ubu ngubu? Amakuru nyine agezweho ubu ngubu, nyuma y'uko igihugu cya Iran abayobozi babo nyine bishwe n'igihugu cya Amerika ndetse na Israel. Ibihugu byinshi biriya bikomeye nabyo byashyizeho byakajije umutekano, bimwe bitora n'amategeko abirengera, by'umwihariko nk'igihugu cya Koreya ya ruguru. Kimwe n'andi makuru rero ubwo turaje nze tubibaramburire uburyo Koreya ya ruguru yaba yatoye itegeko riyirengera ariko rikaba ryashyira isi mu kaga mu gihe yaba igabweho ibitero, ikaba ifite misile za nucleaire ishobora kuba yarasa ahantu hagiye hatandukanye. Ni BA The Check wumva, ndakwibutsa gukora subscribe, share na comment ndetse n'ibindi biganiro wumva ushaka ko twazakugezaho aho uri hose watwandikira muri comment tukazabikoraho mu gihe gitaha. Reka twanzike rero tubabwire ukuntu ibintu bigiye bihagaze muri Koreya ya ruguru n'impamvu batoye iri tegeko n'icyo rizarengera n'icyo rizangiza. Gira ngo ukurikire kino kiganiro kugira ngo kugeza kirangiye urasobanukirwa ukuntu bino bintu byagiye bigenda. Twanzike rero. Koreya ya ruguru rero niyo tugarukaho. Koreya ya ruguru yashyizeho itegeko ry'uko biriya bihugu byose nk'uko twabonye Amerika na Israel byitora bikajya kwenderanya Iran cyangwa se bakajya guhungabanya umutekano wa Iran, bayihora yuko ngo ikora biriya bisasu bya kirimbuzi. Koreya ya ruguru yo itegeko yashyizeho ryahungabanyije isi yose. Ni ukuvuga ngo ubundi busanzwe Koreya ya ruguru isanzwe ifite misile zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo bitwa Hwasong-40, Hwasong-15 n'indi bita Hwasong-12. Ubusanzwe ubundi izi misile ari izishobora kurasa ku ntera y'ibihumbi 13. Ubwo no kuvuga ngo nko kuva muri Koreya se ugera nko muri Amerika hariya harimo ibirometero 9,000. ubwo haba ari nko muri leta ya California. Ni ukuvuga icyo gisasu kinini cya Hwasong 15 kirasa mu birometero 13. 13,000 sorry. Gishobora nyine urumva cyavana muri Koreya ya ruguru kikagenda kikarasa nyine nimba kuva muri Koreya ya ruguru ugera muri Amerika niba ari ibirometero 9,000, ubwo urumva noneho cyarenzaho kikagera mbega intara yose cyangwa se biriya ari amastate yose ya Amerika. Ubwo urumva yo Koreya ya ruguru ishobora kuregera nyine ikakirasa aho ishaka ko cyajya hose cyahagera. Ni ukuvuga ngo n'ubusanzwe hari n'ibindi bisanzwe nk'ibyo bita Hwasong-12 byo bishobora kurasa mu ntera y'ibihumbi 3,700. bivuze ko kiriya gice cy'iburasira cya Aziya cyose ibi bisasu bya nucleaire cyangwa se ibi misile bishobora kuba byarasa muri Aziya yose n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Reka rero tugende tuvuga ku bintu by'iri tegeko, turebe n'ikintu abantu bagiye babivugaho bagiye batandukanye. Ariko mbere y'uko dutangira ubundi tumaze tuvuge muri Iran ho gatoya, ngo ubundi ikintu cyatumye abanyamerika bamenya amakuru y'abayobozi ba Iran bari babifashijwemo na kamera zo ku muhanda cyane. Hanyuma abantu b'i Tel Aviv, niba ari Tel Aviv, abo ubutasi bwaho bwifashisha ayo makuru ya kamera zo ku muhanda bubasha kuba bwamenya aho abayobozi ba Iran bakuru bagiye bari, hanyuma barasaho imisile. Biba ari ibintu bitoroshye guhita utangira intambara ku munsi wa mbere kwica abayobozi bakuru b'ikirenga. Twumva byanze bikunze nyine bufite amakuru ahagije y'aho baherereye kugira ngo nyine bashyire mu gipimo uhita ubarimbura nk'uko byamaze kugenda nyine muri Iran. Tubona ko umunsi wa mbere intambara igitangira aribwo abayobozi bose b'ikirenga ba Iran abenshi bahise bicwa. Ni ukuvuga ngo noneho muri Koreya ho ngo biranagoye kuko ngo kamera bafite izo zo ku muhanda zishobora kuba ari nkeya, ngo ndetse n'uburyo perezida niyo agiye kugenda ngo agira uburyo bwinshi butandukanye n'amayeri, kuko ari mu baperezida barinzwe cyane ku isi ya rurema. Harya ngo ubundi akunda gukoresha ubuhe buryo agenda ngo iyo agiye kugenda. Kuvuga ngo perezida wa Koreya ya ruguru ngo ni Kim Jong-un, we uburyo akunze gukoresha agenda muri gare ya mosha ya gisirikare. Irinzwe cyane. Irinzwe cyane
ku butaka ndetse no mu kirere. Mm, ubwo urumva rero kumufatisha nyine ngo ube wahita umutera mu buryo bworoshye biragoye. mm. Hanyuma rero reka nze mbabwire iby'iri tegeko. Nyuma rero ubundi hari isanzwe hariho itegeko rigaragaza rigenga ibi bya nucleaire nk'uko tubikesha uno mwarimu muri kaminuza ya Konkim muri Korea witwa Professor Andrei Rankov. Yavuze ko ibi ubusanzwe nyine byari bimeze nka politike ngo mbere, ariko ubwo bimaze gushyirwa mu mategeko urumva byemejwe, byabaye ibintu bikomeye cyane. Mu ngingo ya 3 y'iri tegeko rero rigaragaza ko mu gihe baba umuyobozi w'ikirenga ko bahita batangira gukurikiza rino tegeko mu ngingo ya 3 rigira riti: igihe umwanzi yaba asumbirije cyangwa yagabye ibitero ku bagenzura ibijyanye n'intwaro kirimbuzi za Koreya ya ruguru, akazishyira mu byago byo kwangirika, igisasu kirimbuzi ngo kizajya gihita kirasa ako kanya. Niko ingingo ya 3 yaryo ivuga. kuvuga ngo iki gisasu muri byo bisasu twabonye nyine Hwasong 50, 14 ndetse na 12, biriya byose twabonye ko ari byo bisasu nyine bikomeye bisa nkaho biri muri Korea ya ruguru twe tuzi. ubwo biriya rero umuyobozi wose uzajya ugiye mu kaga arashwe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, ubwo ibyo bisasu rero automatically bizahita birasa aho bibonye hose cyane. Hanyuma rero abantu bagiye batandukanye tunagana ku musozo bakomeje kwandika ku nkuta zigiye gutandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho gati byibura Kim Jong Un azicwe n'indwara ariko bitagizwemo uruhare n'abandi bantu, kuko ibyago bishobora kuba nawe urabyumva. Reba nk'iyi ntambara ya Iran mu gihe gito imaze, reba ahantu ibiciro bimaze kugera bya essence. Ibaze noneho barashe ibi bitwaro bya nucleaire, bano bagabo bafite ibitwaro biremereye bishobora kwangiza ahantu hanini kandi bikagira ingaruka ku bintu bitandukanye. Ushobora gusanga noneho atari uko ibiciro byakwiyongera, ahubwo nawe n'ingaruka zabyo byakugira hano wibereye i Nyarugenge rwose cyane pe, ugasanga ni ibibazo bigiye bitandukanye. Ubwo rero mu basenga tujye dusengera n'isi yacu kugira ngo tunamenye ano makuru, ariko byaba byiza ku mugani hatabaye kwenderezanya nk'ibyo tugenda tubona ahantu hagiye hatandukanye, mu rwego rwo kwirinda ko ibisasu bya nucleaire bigiye bitandukanye byagiye biraswa ahantu hagiye hatandukanye. Byadufasha cyane. Ariko ubundi nkankubaza, nk'iyo wumvise nka Korea ya ruguru ishyiraho iri tegeko ikabigira nk'itangazo ibwira isi yose, sinkeka ko nk'u Rwanda rurimo, undi wumva ari nk'ibihe bihugu bishaka kwihanangiriza cyane cyane ibyo mu burengerazuba. Ubundi nitureba nitunatekereza neza, uraza gusanga biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'i Burayi ari byo bikunda kwendereza cyane ngabyo ngo baraharanira uburenganzira bwa muntu ari bo babwangiza, ngo barahagarika intambara ari bo bazitera. Urumva nyine ibintu bigiye bitandukanye, usanga biriya bihugu by'uburengerazuba biba bifitemo ukuboko gukomeye cyane, nubwo batahita bakitinga ako kanya, ariko nka Korea yivuze abantu yihanangiriza nyine byumvikana neza ko ari biriya bihugu by'Uburayi birimo na Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ngiye ku bwanjye nkurikije ino ntambara ya Iran na Amerika uburyo igaragaye, mbona nta gihugu kizapfa kwishora mu ntambara uko kibonye, kuko buri Amerika habonye isomo. Ntabwo mbizi, kuko ibyo ari byo byose iyi ntambara ishize hacamo agahe twongera tukabona ibintu bigiye bitandukanye, ariko ubundi bagakwiye kwigira hariya. Ubundi baba barwana bapfiki, baretse igihugu kikagira ubusugire bwacyo, ahubwo bagatora ayo mategeko wenda ngo umuntu wakoresheje izo ntwaro nabi akaba yashyirwa mu bihano bigiye bitandukanye. Igihugu isi yose muri rusange ikabaryamisha hasi, icyo gihugu cyakoresheje ibyo bitwaro bya kirimbuzi ikabafatira ibihano. Ariko byo kwitora ngo urarashe ugahita urasa nta kindi kintu kivuze ngo uri kwica umwanzi. Ntekereza ko ibintu Amerika na Israel bakoze muri Iran baramutse babikoze nko mu bindi bihugu cyane cyane no Korea yo
twabona isura itandukanye niyo twabonye. yego Turabakunda cyane, ciao ciao.